Ikaze ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho, reka mbifurize kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza no kugira icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Nyuma y'aho umunyamakuru ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari umunyamakuru wa CNBC yitwa Fiona Mutoni Ntarindwa atangaje ko yakorewe ihohoterwa na Dr Kayumba Christopher wamwigishaga muri kaminuza y'u Rwanda. Akomeje kugenda hacicikana inkuru nyinshi zitandukanye ku byo uyu mukobwa yatangaje, ndetse kuri ubu ngubu twaba tugiye kurebera hamwe amagambo akomeye amaze gutangazwa n'umukunzi w'uyu mukobwa, akaba n'umunyarwenya ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yitwa Nkusiyata. Wamaze rero kwihanganisha umukunzi we wavuze ko Dr Kayumba Christopher yashatse kumufata ku ngufu, nk'uko tugiye kubirebera hamwe muri iyi nkuru ku buryo burambuye, n'ubundi butumwa bwose bukomeje kugenda bwohererezwa uyu mukobwa mu kumwihanganisha ku byamubayeho, nyuma rero yo kwerura agashyira ahagaragara byinshi bitandukanye. Nyuma rero yaho byakomeje kugenda byibazwa ngo uyu mukobwa yaba ari nde washatse guhohoterwa cyangwa se gufatwa ku ngufu na Kayumba Christopher, ariko akaza kwerura akavuga byinshi bitandukanye ku birebana n'ibyamubayeho muri icyo gihe. Ku mugoroba rero kwa gatanu nibwo umunyamakuru wa CNBC Fiona Mutoni Ntarindwa yifashishije imbuga nkoranyambaga agaragaza ko yakorewe ihohoterwa na Dr Kayumba Christopher wamwigishaga muri kaminuza y'u Rwanda nk'uko byagiye ahagaragara. Uyu mukobwa amaze igihe akundana n'umunyarwenya akaba n'umunyamakuru Nkusiyata, ndetse muri Mutarama uyu mwaka nibwo beruye iby'urukundo rwabo. Kuva Fiona yatangaza ko yakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina, abantu rero b'ingeri zitandukanye bamwandikiye ubutumwa bumukomeza banamushimira ubutwari yagaragaje bwo kuvuga ibyamubayeho. Umukunzi we Nkusi abinyujije ku rukuta rwa Twitter yanditse agira ati, rero mukunzi, ntewe ishema n'imbaraga ndetse n'umuhate byawe, ndakwizeye kandi ndagushyigikiye. Iryo ngiryo rero akaba ari ijambo yamwandikiye rero bicishije ku rukuta rwe rwa Twitter. Ni ijambo ruri mu rurimi sorry rw'icyongereza, aho yagize ati, babe, I'm so proud of your strength and courage, I believe you, I support you. Hanyuma rero mu kumusubiza nawe Fiona Mutoni akaba nawe yaramushimiye kuri byinshi bitandukanye, cyane cyane rero abantu benshi bakomeje kugenda amwandikira, aho rero Ntarindwa rero yatangaje ko mu ntangiriro za 2017 aribwo yakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina na Dr Kayumba wari umwarimu we. Icyo gihe rero ngo yabimenyesheje ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda, ariko ntibabyitayeho. Ikindi kandi ikirego cye kikaba cyaraje gushyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu ntangiriro za Werurwe 2021, ndetse byatangiye gukora iperereza, aho Dr Kayumba Christopher ushinjwa yahamagajwe rero kugira ngo yisobanure ku rukuta rwe rwa Twitter. Rero akaba yanditse ko ibyanditswe na Ntarindwa ari umuharabiko. Ikindi kandi kwa 22 Mutarama 2021 nibwo Nkusi yeruye akavuga ko akundana na Fiona. Icyo gihe rero hari mu biganiro ndetse no mu kiganiro cya Kiss FM cyitwa Breakfast with Star, aho rero yari yaragizwe rero umutumirwa muri icyo kiganiro, yerura avuga ko akundana na Fiona. Yagize ati, rero ubu ngiye kubivuga kuko ntatekereza ko rero hari indi cyangwa se hari undi ushobora kuza mu buzima bwanjye. Umukunzi wanjye yitwa Fiona, ahari hose yumve ko mukunda. Impamvu nari ntarabivuga nuko atari yakampaye uburenganzira. Nkusi na Fiona Mutoni bakaba rero baratangiye kuvuga mu rukundo mu ntangiriro za 2018, nk'uko rero bakomeje kugenda babigarukaho cyane cyane mu gukomeza rero kugaragaza urukundo rwabo. Ngira ngo rero ku itariki ya 17 Werurwe 2021 kandi muri uku kwezi nibwo Saliva Kamalaba yanditse kuri Twitter ko rero hari mugenzi we wamusabye rero kumwandikira ko Dr Kayumba yigeze gushaka kumufa cyangwa se kumuvangira ngo amusambanye. Uretse rero gutangirwa impuruza n'uyu rero witwa Kamalaba, ariko rero ntavuge izina ry'uwashatse gusambanywa na Dr Kayumba. Kuri ubu ngubu rero uyobora ishyaka rya Rwandese Platform for Democracy Tarifa rero ivuga ko uwo byabayeho rero ari uwitwa Fiona Mutoni, nk'uko nawe yeruye akabishyira ahagaragara mu ijoro ryo kuwa gatanu rero rishyira kuwa gatandatu. Uwo rero wari wasabye Kamaraba kumwandikira buriya ubutumwa yeruye avuga ko ari Fiona Mutoni Ntarindwa. Uyu nguyu akaba ari umunyamakuru kuri televiziyo CNBC ikorera muri Afurika y'Epfo, ariko inafite ishami hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi ku rukuta rwa Twitter yanditse agira ati, rero umwarimu wanjye yankoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo Kamaraba rero yandikaga ko Kayumba yakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina umunyeshuri we, icyo gihe rero uteri washatse ko bavuga amazina ye. Ababisomye rero bamubajije impamvu atabivuze, agategereza imyaka irenga igera kuri 3 yose. Iryahoterwa rero ngo ryakozwe
muri Mutarama 2017 kandi mu ijoro ryakeye rero nibwo uwo mukobwa uvuga ko yahohotewe yeruye avuga ko ari Fiona Mutoni Ntarindwa. Uyu nguyu rero akaba n'umwe mu banyamakuru bakomeye, agize ati rero ubwo byambagaho nihishe mbimenyesha rero ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda, ariko ntabwo byigeze byitabwaho. Nahatiwe rero kwicara mu ishuri hamwe rero n'uwamuhohoteye, ibintu umuntu uwo ari we wese adakwiye kunyuramo. Ikindi kandi Fiona Mutoni Ntarindwa yunzemo agira ati rero ukuri ni uko hari abandi bakobwa banyuze mu bintu nk'ibi, yaba ari Kayumba wabahohoteye cyangwa se undi muntu witwaza icyo ari cyo. Umuco wo guceceka ntukwiye kwimakazwa. Uyu munyamakuru asanzwe rero ari igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2017 ndetse muri 2015 kandi yigeze nabwo guhatana kuba Miss Rwanda ntibyamuhira. Kuri Twitter rero yanditse ko iyo umuntu ahohotewe mu by'igitsina agira rero ipfunwe akumva ko ari wenyine, nta muntu n'umwe uzamutega amatwi cyangwa se ngo yizere ibyo avuga. Nyuma rero y'ubu butumwa bwe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu rero Kayumba ushinjwa nawe akaba rero yagiye kuri Twitter yandika ko ibyatangajwe na Fiona Mutoni Ntarindwa hari ikinyoma no gushaka kumuharabika. Mu butumwa rero bwe akaba ikindi kandi yamenyesheje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza kuri iyi dosiye ko nubwo Ntarindwa avuga ko yaragiye gufatwa ku ngufu muri 2017 yakomeje kumutumira mu biganiro bye kuri televiziyo muri 2018 ndetse na 2019. Igihe cya rero kikaba cyaranditse ko mu kwisobanura kwa Dr Kayumba yavuze ko atigeze ashaka guhohotera Mutoni. Yagize ati rero oya, ntabwo nigeze nguhohotera mu myaka myinshi. Buri gihe ubwo nabaga nsohotse rero mu ishuri wanyingingiraga kugushyira mu itsinda ryanjye ry'abashakashatsi cyangwa se ko waba umwe mu bagize ikinyamakuru cyacu. Narabyanze kuko nari narumvise ko rero ukoresha umubiri wawe kugira ngo ubone ubufasha ukeneye. Kuwa 23 Werurwe nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko bwatumiye Kayumba kugira ngo atangire kwisobanura ku kirego rero cyatanzwe n'uwari umunyeshuri we wamushinjaga gushaka kumufata ku ngufu. Bwana rero Joseph Njuguna wari umuyobozi muri kaminuza wungirije w'ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho muri kaminuza y'u Rwanda aherutse kubwira Tarifa rero ko uwo mukobwa wahohotewe yabagejejeho cyangwa se yanabagejejeho ubwo butumwa. Bwagize ati rero nibyo koko yagejeje iki kibazo, mugira rero inama y'uko yabyitwaramo koko nta kindi nari bukore, cyane ko nta gihamya ifatika yari afite ngo rero mbe nayiheraho. Fiona Mutoni Ntarindwa yatangiye gukorera kuri televiziyo ya CNBC muri 2018 akaba akorera ku cyicaro cyayo kiri i Kigali hano mu Rwanda. Yize itangazamakuru n'itumanaho muri kaminuza y'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2014 kugeza muri 2018 kandi yabaye igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda muri 2017. Kugira ngo rero urumva byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa hagati y'uyu mukobwa na Kayumba Christophe, ndetse n'amakuru menshi akomeje kugenda yandikwa mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye kuri Kayumba Christophe ndetse rero n'uyu mukobwa. Ariko rero akaba akomeje kugenda uyu mukobwa ahabwa rero ubutumwa bumwihanganisha kuva ku mukuzi we Musata ndetse n'abandi benshi batandukanye bakomeje kugenda bamuha ubutumwa bubihanganisha, bakababwira ati rero mukomeze kwihangana bibaho kandi byakubayeho ntabwo bikwiye gucecekwa cyangwa se ngo ubarebere ko byabaye, ahubwo akwiye kuba hagira igikorwa kugira ngo ibyabaye bitazongera no kuba ku bandi. Ubwo rero ni ubutumwa bw'abantu benshi batandukanye bakomeje kugenda bamwandikira rero, ndetse Kayumba nawe akaba akomeje kugenda yisobanura umunsi ku munsi atanga ibisobanuro avuga uko byagenze, avuga ati rero ibyabaye byose naje kumenya ko uyu mukobwa akoresha imbaraga z'umubiri. Nubwo rero ibyo ngibyo abitangaza, ariko nawe rero inzego z'iperereza zikaba zigomba kuba zagaragaza byinshi bitandukanye mu gihe iperereza rizaba rimaze gukorwa hakamenyekana byinshi bitandukanye kuri aya makuru yaba Dr Kayumba Christophe ndetse n'uyu mukobwa uvuga ko yahohotewe, mu gihe Kayumba nawe avuga ko kuva muri 2017 uyu mukobwa yagiye amutumira kuri televiziyo inshuro zigera kuri ebyiri zose, yaba 2018 yaramutumiye ndetse na 2019 ngo yaramutumiye. Ikindi kandi ngo yanagiye anashaka ko Kayumba amushyira rero mu itumanaho cyangwa se mu ikipe rero ishinzwe ubushakashatsi, ariko rero Kayumba akaza kubyanga kubera ko yamenye ko uyu mukobwa akoresha imbaraga z'umubiri. Gusa Kayumba nanone mu kwiregura mu gihe rero mu bitangazamakuru byo mu Rwanda humvikanaga umukobwa witwa Fiona Mutoni Kayumba nawe akaba yaragize ati hanyuma se rero ngo nashatse kumufata kizugwa nande andusha ingufu ariruka. Muri 2017 rero nta bugenzacyaha bwabagaho, sibyo ngibyo rero akaba arizo yatangarije ku rubuga rwe rwa Twitter. Nyuma rero yaho hakomeje kugenda humvikana aya makuru. Reka rero twitega byinshi bitandukanye mu bizajya hagaragara mu iperereza rizava mu bugenzacyaha
ndetse n'ibyo bazakoraho iperereza hanyuma tukabasha kumenya byinshi bitandukanye. Gusa rero ni ugukomeza tukabitega amaso mu gihe hakomeje kugenda hibazwa byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero Dr Kayumba nawe akomeza avuga kuko uyu Mutoni rero yakomeje kumwitwaraho nk'umuntu badafitanye ikibazo. Ati se nyuma yaho rero ko hari abantu benshi yashoboraga gutumira mu biganiro badahohotera, ndetse nawe cyangwa se ndetse nawe Ladislas urimo kuki yakomeje gutumira uwavuga ko yamuhohoteye. Ngira ngo rero cyangwa icyo akaba ari igisubizo ndetse n'igitekerezo cy'uwitwa Ngendahimana Ladislas kuri Twitter wagize ati rero nese kuba yaramutumiye mu biganiro nicyo kimenyetso gihagije ko ibindi bivugwa ko Kayumba yaba cyangwa se yaramukoreye ihohotera byaba bitarabaye. Icyo dusesengura rero ni ukumenya ishingiro ry'ibyo yaba rero Fiona Mutoni avuga. Ikibazo rero nabajije gishingiye ku byo nasomye nta kindi. Weekend nziza kuri mwese.